erega imizigo ntago ari ya none gusa n'Imana irayigira. Cakira ishakoshi yuzuyemo umuruho. Ariko abagabo murahari, haleluya abagabo, haleluya. ziriya strago muhura nazo zose, biriya bibazo muhura nabyo byose, nta wundi uzira na Adamu. Wanze kuvuga ngo mbabarira. Aba mama, haleluya. Burya wavuga soprano utayivuga kuriya kikuryigise uraziraga sister wawe mukuru, niko bavuga. Urazireva. Ako mbanza kiryana. Aribwa n'umubyeyi ugiye kwa muganga afatiyeho. Afatiro cyamucakira kayitahagarara. Cyamurekura kongera agafatiraho. Burya kijya kigusekura uvuga ngo Eva we warandaburije we, ubu yuvuga ngo mbabarira byari kugutwara iki we. Nta kindi muzira mwaba mama mwe, murazira mukuru wanyu witwa Eva. Kigusekura ngo niba ari kuri 3 kuri 4, hari igihe ubaza ngo muganga bigeze kuri 4, natwe ubwo tuba twamaze kubimenya kubibaza. Geze kuri ngo ni kuri 3 bikongera bikamanuka hasi birazamuka, ryari tuba tuzaho bijya. Rero twebwe twumva ngo ni 3, niba ari 7, niba ari 14, ntumbaze ngo 3 ngo 2 ngo 6. Mipana gaketa gagaze kuntu neno gatinda mu cyumba ubwe washashanya uri guteka umuceri uvuga atagakobwa kanje karatashye kirwaga kajya kawunga ku ishuri nukaya ngo byibuze hayatinze mu cyumba avuye muri dushe wenda arimo arisega gapuderi yarakuze nari marasesega munaganga neno yasokwana ngo salama mera tingiye ku muhanda wakora iki kumukurikiza amaso kavuga ati Imana imbabarira ataha amahoro ubwo kuko umukubise kimamire gutekesha urumva hari itegeko rengera umwana we. Umukubise la crete. Nigeze mbibwira abantu umwana ava ku ishuri aragiye agenda neza akagaruka agenda nka dende. Wamubwira ati bite se muhungu wanjye ati vi ati ngiye kurya icyuma vie, wamugira ite kajya kurya icyuma umureba gataha umure hubwo icyo gikita ukurikiraho nukugura umutanzania mwishi kawunga nyinshi kuko iyo amaze kurya icyuma igikurikiro nugufata ibyo kurya yabibuze. Rero ni hahandi ni pasa yihitana, uziki pasa ijya mwikayi gakwirwamo ayitwara mwika kayango na makata atagiye muri etide nayo ni pasa ajyanye. Mana yaduhaye ubuceri nge na madamu twita tugura inkoko, tugura izinka, tugura dendo, tugura amafi, tukajya tubisimburana tukabirya, hakurikiraho gahunda yo kwishima. Buriya rero ibiryo ni danje mwana ye baba we nakishime ngiye kwa muganga ariko uve kuno umubiri arifu uyu mubiri dusiga ni umuginga banyandikiye utunini tugura desa ngamize katonya kangana gutya kwishima birahagarara mitanugura ndutsimba mu rugo nzajya nzirya ni nishima gahunda nkamiri ariko Yesu haruko yabigenje ntago ngishima nase nabigenza gute kari bwo bwari bikiza nibyo nibwo byari bikiza, nibwo byari bikiza. Nyikiriza amen, ongera gake amen. Kandi Imana yabanje kutunyuza mu nzara kugira ngo nibiduha tuzamenye gusangira n'abandi. Nibyo umushumba waruyoboye wumvaga yavugaga twebwe mu rugo twirira imyaka nta mibare tujya dushyiramo, twe turasekura. Nabwiye kagafuka k'umuceri twe kashira dabu kamanukira dabu nta by'imibare. N'abaturage barambwiye ngo tujye tubaha ibiryo by'ingurube ndabaseka. Twe tuva ku meza twunyuguje sani tunyuguze ntacyo tujya dusigaza. Inyama ntabyo kuraza twe turunyuguza.
kandi nshimira Imana ko yampaye umudamu ubyemera. Meruka hano mu kwa mbere siko bimeze, ubu turi mu kwa kane. Sinakoraga ariko ntitwigeze dusonza. Imana ifite uko yabigenzaga, ibigenza. Habona abakomando banjye bararene ejo bundi muri vacances bose bari bateye, buri muntu andeba gishirwa avuga ati no baranja tu. Kuko Yesu akagira ukabihurizamo. Ubagiye no ku mashuri.